Apostle Gitwaza ni inshuti yanjye ariko kuza kwigisha hano ngira ngo nta ruhare runini yabigizemo uretse kuba yarashinze Zion Temple ariko ubwo ngomba kubanza nawe nkamushimira. Hanyuma ariko ndagira ngo nshimire Pastor Didier, numvise bamwita D, sinari nzi yuko yabaye mugufi bigezaho. Ubwo asigaranye inyuguti imwe ubutaha sinzi uko bazaba bamwita. Hallelujah. 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 Yatubwiye ngo ntitugire ikindi tuvuga. Nabonye senga akora hasi ndabona bagenzi banjye ko nshaje. Aba bantu ndabigisha mpagaze bafashwe kandi senga yarigishije akora hasi. Ubwo rero nintakora hasi mumenye ikibitera. Kubera ko iyo ushaje nkanjye barakubwira ngo ujye witonda muzeyi ngo ushobora kwigonda ntugaruke. Ubwo rero umuntu agerageza kwigisha ahagaze yanamanuka akamanuka atagonda umugongo akamanuka atya. Ubwo rero umutima wanjye uragukeneye mwami. God used him to revive many Christian organizations, and he is married to Penina RUTAYISIRE, and together they have impacted so many couples and families. Ladies and gentlemen, let us all appreciate and welcome Dr. Antoine. Reverend Dr. Antoine RUTAYISIRE. Hallelujah. 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 Yatubwiye ngo ntitugire ikindi tuvuga, reka dusenge dutangire ubutumwa. Hallelujah. Kaduhuze umutima dusenge duhamagare Mwuka Wera kugira ngo abe hagati muri twe. Uwiteka Mana Nyiringabo, tuguhaye ishimwe n'icyubahiro. Tugushimiye yuko uri hano, turi mu bwiza bwawe, turi mu cyubahiro cyawe, kandi turashaka kumva ijambo ryawe. Mwuka Wera turagutumiye hagati muri twe, ngo ntaba ari umugaragu wawe uvuga, ntaba ari we, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru hano kandi rishyirwe hejuru mu mitima yacu. Turakwinginze Mwuka Wera, nguze ni wowe uzi imitima yacu aho ivuye, ni wowe uzi aho iba, ni wowe uzi aho ituye, ni wowe uzi uwaje arushye n'uremerewe. Turakwinginze ngo uwaje aha wese asubireyo usubije kwifuza ku mutima we. Ni wowe uzi iby'imitima yacu irimo gusaba no kunihira. Niyo mpamvu tukwinginze ngo ijambo ryawe kuko ari rizima kandi rikora ibirenze ibyo dutekereza n'ibyo twibwira. Ni ukuri utuma ijambo ryawe risuza icyo waritumye, kandi umugaragu wawe ugiye kuvuga ubane n'umutima we, ubane n'ibitekerezo bye, ubane n'akanwa ke, umwigisha ibyo avuga mu izina rya Yesu. Amen. 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 Mushobora kwicara. Ndashima Imana cyane niyo mbanzirizaho kuko niyo nyiri torero, niyo nyiri abantu, niyo nyiri ibintu. Teka ryose rero ibonye umwanya nk'uyu nguyu ugomba kubanza ugashima Imana. Ndashima n'ubuyobozi bw'itorero rya Zion Temple muri rusange. Apostle Gitwaza ni inshuti yanjye ariko kuza kwigisha hano ngira ngo nta ruhare runini yabigizemo uretse kuba yarashinze Zion Temple ariko ubwo ngomba kubanza nawe nkamushimira. Hanyuma ariko ndagira ngo nshimire Pastor Didier, numvise bamwita D, sinari nzi yuko yabaye mugufi bigezaho. Ubwo asigaranye inyuguti imwe ubutaha sinzi uko bazaba bamwita. Heruka yitwa Didi aho yabereye D, ariko ubwo niko bigenda. Kubera yuko ubundi umunsi wa nyuma w'igiterane ni gakeya uzabona senior pastor w'itorero yahashyize undi muntu. Ubundi igiterane cya nyuma kiba ari cya nyiri gikorwa, akaza akivuga kavuga gashima abantu, yarangiza akabwiriza message avuga ngo iyi ngiyi niyo ikorotiriye izindi muyitahane. Ubwo rero ubwo yabimpaye ni icyubahiro gikomeye cyane, ndamushimiye.
ariko ahantu bikomereye nubwo maze kumushimira kuguha kwigisha nyuma y'abandi bose baba barigishije mbere bitera icyokere mu nda, kubera ko uba wibaza ariko se nabonye senga akora hasi ndabona bagenzi banjye ko nshaje, aba bantu ndabigisha mpagaze bafashwe kandi senga yarigishije akora hasi. Ubwo rero nintakora hasi mumenye ikibitera, kubera ko iyo ushaje nkanjye barakubwira ngo ujye witonda muzehe ngo ushobora kwigonda ntugaruke. Ubwo rero umuntu agerageza kwigisha ahagaze, yanamanuka akamanuka atagonda umugongo akamanuka atya. Ubwo rero iby'urwenya bigarukira kuko iby'umusaraba biri very serious. Tugiye kwiga ku ijambo rivuga ngo umusaraba, ibyiringiro n'ibyirato byacu, kuko bishobora kuba ari nyabyo ariko atari ibyawe. Ngewe nakuyeho nyabyo nshyiraho byacu. Umusaraba, ibyiringiro n'ibyirato byacu. Haleluya. Didiye muri presentation yavuze Amsterdam 2000. Ndenda kubabwiza ukuri, ni inshuro nyinshi ngewe nagiye mpinda umushitsi nkabira n'icyuya mu kwaha, uretse ko ntawibona iyo wambaye ikoti. Ariko cyane cyane iyo baguhaye kwigisha ku musaraba wa Kristo. Umusaraba wa Kristo ni inyigisho igutera ubwoba kuko uba ugiye kuvuga icyishe shobuja, kandi ukaba ugiye kuvuga igihe ibyiringiro abantu bose, kugira ngo rero uzabivuge ubimara inyuma biragoye. Rero twagiye Amsterdam, mbona umusaza Billy Graham ari mu bantu nemeraga cyane nakundaga cyane, abavuga ubutumwa burya twese turashishura. Niyiga kuvuga ubutumwa nakundaga gufata serimo za Billy Graham nkazisubiramo mu magambo yanjye. Niza abandi bavuga ubutumwa bakomeye abitwa ba Festo Kivengere n'abandi babanje, abo ngabo yahoze avuga ba John Wesley, abitwa ba Spurgeon, nashishuye inyigisho zabo nyinshi. Murabizi iyo ni imvugo y'abajene yo gushishura no kwigana. Najyaga mfata sermons zabo hajya ahantu nkazimenyereza. Icyo gihe YouTube yari taraza ngo ndebe uko babivugaga, nabibonaga byanditse, ariko nibo banyigishije kubwiriza. Nigiye ku birenge byiza. Noneho mbona abanditsi baruwa baravuga ngo nyobowe n'umwuka. Yari sinywe na Billy Graham ubwe, hariho signature ye ngo tuyobowe n'umwuka. Twumvise twagusaba kuzaza muri Amsterdam 2000 iri ku icyo giterane cyitwaga ukabwiriza ku mukristo n'umusaraba. Ndabona se Billy Graham agomba kuba yaribeshye. Jewe mu mwaka wa 2000 nari akantu k'agahungu gato kameze nk'umusaza unywa amazi mu bivuzo, ariko ibyo birumvwa n'ababaye mu cyaro. Ko kera bajya gushinga umuheha mu bivuzo, wanywa wakurura amata magafatana ukabona ameze nk'ubu. Ubu ntibibeshye ni jewe, kuko nari mfite abayobozi banjye muri AAA bakomeye, abitwa ba Kasidi n'abandi ntagiye kurondora amazina hano si ngombwa. Abandi ntibatumiye Kasidi, barantumira kandi nabibonye na Kasidi azaba ariyo. Ariko ngeze aho ngaho ndikandakanda nisubiramo ndavuga nibyo byose, niba yaranibeshye reka mbyemere ko yibeshye, ariko nzagenda mbyigisha. Reka rero ubwoba buzabe bwinshi. Ingezeyo baducumbikira muri hoteli nini cyane yitwa Okura 5 étoiles. Uryama mu gitanda kivuye nkaha kikagera nibura nka hano nkaha, kuko nagiye mu ndigaragura nkora turu nk'eshanu. Ndimo kwibaza ni jewe uryamye hanga. Urumva twari twiviye muri genocide mwaka w'2000, twari tugisohoka muri genocide tukiri mu ntambara y'abacengezi. Ibyo nari imenyereye no gusengera mu bihuru bya ruguru ya za Matimba, nta bihuru tutarayemo dusengera iki gihugu. Noneho ndagenda basasa amashuka, basasa igitanda. Mu gitondo mpura n'umwana aje gusasura, ndamwe uje gukora iki? Ati nje gusasa. Urasasira iki se ko naraye ku nguni imwe? Iki gitanda naraye muri santimetero 30, ejo nshobora kuzari. Ariko nawe mubwiraga ari urwenya, mbona baye horrified ati ni 5 étoiles ni sawa. Cyo nendaga kubabwira si icyo. Nsohotse tugiye kurya breakfast, nsanga abagabo babiri nubaha cyane, uwitwa J.I. Parker, bose bitabye Imana muri no minsi ishize.
yanditse igitabo cyitwa Knowing God, nacyo kiri mu byo nashishuragamo. Aryamye iburyo bwanjye. Uwitwa John Stott, igitabo cye cy'umusaraba, umukristo n'umusaraba, nicyo nari nakuyemo n'ibitekerezo byinshi ntegura. Nsohotse nsanga John Stott ahagaze imbere y'umuryango wanjye. Ndamusuhuza numva mbaye nk'uruzigi. Nawe ahita mfata ku rutugu, yari umugabo muremure w'umusaza ubona rwose w'imfura cyane, afata ku rutugu ngo young man, ngo where do you come from? Wa musore wanyu ni hehe? Ni mu Rwanda. Ngo I've been to Rwanda. Mbese ubwo atangiye kumaramo ubwoba. Ngende, what are you doing here? Hano urahakora iki? I don't know. Arambwira ngo ntumbwire yuko waje mu giterane utazi icyo waje gukora. Ntereka rero nkubwiza ukuri. Nakubonye numva mpinze umushitsi. Bamaye kubwiriza ku mukristo n'umusaraba kandi wanditseho igitabo cyiza naranakifashije. Bwira Jay paka yarasohotse mu cyumba. Ngo ngize Imana. Ngo uyu musore niwe bahaye kuvuga ku musaraba. Ngo young man, ngo I'm so happy. Ngo nzaza no kukumva. Ngo ubwo nibura wongize garanti yuko nimara gupfa ngo uzasigara uvuga umusaraba, ngo uzabwire n'abandi mu buvuge neza. Ubu rero nukugendera mu birenge by'abatubanjirije. Kuko ubundi abatubanjirije iyo babwirizaga ntabwo babwirizaga ibyo tubwiriza muri iyi minsi. Paulo yaravugaga ngo abagira iki bo bashaka ubwenge, ngo abayuda bagashaka ibimenyetso, ngo ariko twebwe iyo tugiye kubwiriza tubwiriza Kristo, kandi Kristo wabambwe. Haleluya. Ngo ibyo ngibyo ngo kubagira iki ngo ni ubupfu, ni ibintu by'urukozasoni. Ngo kubayuda byo ni nk'ikigusha, ngo ariko kuri twebwe ni imbaraga z'Imana. Haleluya. Kuko buriya ushaka kumenya agaciro kawe nk'umukristo, ushaka kumenya inkomoko y'agakiza kawe, hagarara munsi y'umusaraba. Haleluya. Hari indirimbo, reka bitondeke gutya kugira ngo tuze kugendana. Kuko buryo ugiye kwigisha ku kintu ukunda, uba uri muri riske number 1 yo kurondogora, number 2 yo guta umurongo. Burya abavuga butumwa benshi duta umurongo ariko ntimubimenye kubera ko mwaryohewe, kuko ntitwababwiye aho tugana. Ariko reka tubanze turebe iki ngiki. Ikibazo cya mbere turimo kwibaza ni iki cyatumye umwana w'Imana ajya ku musaraba. Hanyuma icya kabiri tuze kureba ni iki kituma tuvuga yuko umusaraba ari ibyirato byacu. Icya gatatu, twirata dute umusaraba wa Kristo. Nibyo bitatu turi buze kuganiraho. Hari buriya kera jyewe nkimara gukizwa byanatangiye ntari nakizwa, kuko jyewe nize mu seminari. Mu seminari rero twagiraga umuco mwiza, iteka ryose iyo Pasika yabaga yegereje twagiraga inzira y'umusaraba. None iteka ryose basoma inzira y'umusaraba mwumva hari ikintu ntazi, mwumva hari ikintu kinkurura, mwumva hari ikintu kinkundisha umusaraba, ariko bikarangira bikaba ari birangiye. Noneho maze gukizwa ntangira kubyumva neza. Iyo wicaye ugatekereza ibyo Yesu yagiriwe byose, buri ikibazo twebwe abakristo ba mu gipantekote ba giporoso n'ibindi, ntabwo tujya tugira icyo kintu cyo kugira meditation, ngo wicare bagushyira ahantu bakwereka ibintu, bakumvisha ibintu, bakubwira bati ibi bintu bitekerezeho ubireke bikwinjiremo. Buriya rero iyo wagiye nko mu Gaturika, mu mbabare ntabwo naje kwamamaza Kiliziya Gatulika, ukagenda inzira wenda uzabigire rimwe Pasika yegereje, ugenda ujyeyo basoma inzira y'umusaraba, ariko uzashake ahantu hari umupadiri uyisoma neza, akayisoma, ukibaza ukuntu Yesu yagenze urwo rugendo rwose kurinda gupfira. Hanyuma ukibaza ngo ariko uyu mwami wampunze atya ategereje iki kuri jyewe? Uyu mwami wankunze agakubitwa, kuko mu nzira y'umusaraba bamukwereka bamufata bagasoma texte zose izo mu isezerano rya kera n'isezerano rishya zijyanye naho ngaho, bakamujyana kwa Pilato urimo kubikurikira, bakamujyana kandi babidramatiza. Noneho waba uri umwana ukicara ukumva ibyo bintu birahambaye. Najyaga nicara nkavuga ariko uyu mwami wadupfiriye, what can I repay him? Namwitura iki? Noneho maze gukizwa, indirimbo z'umusaraba zitangira noneho kuba very deep muri jyewe.
inyinshi ntabwo mukiziririmba nyine kubera yuko dusigaye turirimba indirimbo nshya, ariko hariho n'iza kera burya zitwibutsa. Abantu bakunda kuririmba indirimbo zo mu gitabo, imwe mu ndirimbo nakundaga yari ifite igitero iteka ryose, nabazaga, ni nacyo nahereho ikibazo cya mbere. Niki cyatumye nawe Imana babazwa, umva icyatumye abambwa ku giti, kandi cyatumye yambikwa ikamba ry'amahwa, ni kubwawe n'ibyaha byawe, reba wizere, dore urupfu nurwe naho imyandu ni yawe, reba reba ku musaraba. Niki cyatumye umwana w'Imana babazwa? Niki cyatumye abambwa ku giti? Ntabwo abantu benshi bajya bibaza icyo kibazo, ariko ubundi twagombye kubyibaza. Iyo unyuze ku rusengero rwose, ikintu cya mbere kizakubwira ngo uru ni urusengero rw'abakristo, haba hamanitseho umusaraba, ikimenyetso cy'umusaraba. Ushobora kuba ari igiti, ushobora kuba ari irange basizeho, ariko iteka ryose haba hariho iyo simbolo y'umusaraba. Bamwe ndetse bawambara mu ijosi, hari n'abasigaye bambara ku maherena, hari abapastori bambara ku makote. Kuki dutwara umusaraba? Ubundi umusaraba ntabwo ari ikintu twagombye kwambara, kuko umusaraba, niba hari urupfu rubi rwabagaho, rwari urupfu rwo ku musaraba, bigeze ahantu, kuko wari umusaraba, niyo mpamvu tujya tuvuga ngo ni umusaraba w'isoni. Iyo bagushyiraga ku musaraba, ikintu cya mbere bakoraga, barabanzaga bakakwambika ubusa buri buri. Nabirya mubona batwikira Yesu, nuko banze kugaragaza isoni mu mafoto amwe namwe. Ubundi bakubambaga wambaye ubusa buri buri, niyo mpamvu bawitaga umusaraba w'isoni. Bakakumanika ku musaraba, amaboko atendetse mu kirere. Ikintu cya mbere cyabanzaga kukwica ni umunaniro wa misiri, kuko uzagenda ufata ahantu witendeke ku maboko, numara iminota 5 uzabyumva misiri zose ziratangira zikananirwa. Ariko ku musaraba ntiwashoboraga kumanuka, nta nubwo washoboraga kwishima, nta nubwo washoboraga kuzunguza amaboko, kuko amaboko yose yabaga bambye n'amaguru abambye, utendetse hagati y'ijuru n'isi, kandi umanitse ku giti. Hanyuma ugatekereza, ubundi abantu bashoboraga kurenza umunsi batarapfa, babaga bagize ibyago. Yesu we ku isaha ya 9 yari yarangije gupfa, kubera ko bari bamukubise cyane, amaraso yashizemo. Ariko kenshi bavuga yuko abenshi bawuraragaho, bashoboraga no kumara iminsi 2 cyangwa 3 bakiri muri ako kababaro. Umusaraba cyari igikoresho cyo kwica, cyo kugaya, cyo gusuzugura, cyo gutesha agaciro. Hanyuma tuhindura ikimenyetso cy'ubukristo bwacu. Iyo niyo contrast irimo ikomeye cyane. Bishoboka bite ko dufata icyo kimenyetso cy'urupfu tukagihindura ikimenyetso cyo kwizera kwacu? Umusaraba wari mu biteromake abaroma, sena yabo yafashe icyemezo, ikuraho ibihano bimwe na bimwe bitagombaga guhabwa umuturage w'umuroma. Kimwe muri byo gukubitwa ibiboko ku karubanda. Niyo mpamvu bigeze gukubita Paulo ageze i Filipi, bamushyira muri gereza. Mu gitondo baravuga ati twasanze uri innocent, igendere. Aravuga ati no, ntabwo mushobora kuba mwamfashe ndi umuturage w'umuroma mukankubita ku karubanda ngo nsohoke, mugomba kuza mugasaba imbabazi abantu namwe mugaca bugufi. Umucamanza, kugira ngo umucamanza azasaba imbabazi umuturage ugenda, nayo yari humiliation kuri we. Ariko umuturage w'umuroma ntiyagombaga kuhambwa ku musaraba, ntiyagombaga gukubitwa ku karubanda. Niyo mpamvu burya Paulo Imana imutoranya yari ibiziwe nibura ko afite protection izamugenza kugeza uyu butumwa buzaba bumaze gufata, bakamwica yego, ariko hari aho yabugejeje, kuko yari afite uburenganzira bw'umuturage w'umuroma. Hari n'umusirikare aramubwira ati burya uri umuroma? Ati jewe nabubonye mbuguze, ati jewe narabuvukanye, ati ndakubashye. Ariko umusaraba cyari igikoresho cy'urupfu. Niki gituma twirata umusaraba? Nuko ku musaraba wa Kristo
ku musaraba w'umwana w'Imana niho tubonera ibisubizo by'ibyo twizeraga byose. Haleluya. Kuko buriya Yesu aza we yari abizi ko ikimuzanye ntabwo yari aje rwose ngo bizagende neza, yari bizi yuko azarangiriza ku musaraba. Ni nayo mpamvu ajya kujyaho. Ba Petero baramubwira ati ariko reka turwane. Aravuga ati ariko se mwebwe mwabaye muti mugiye kundwanirira jewe, icyanzanye ni iki ngiki, ngomba kujya kuri uriya musaraba. Niki cyatumye umwana w'Imana ajya ku musaraba? Kuko buri ikizamudukundisha ni umunsi tuzumva icyo yadukoreye. Impamvu abantu benshi badakunda Yesu ntabwo tukivuga Yesu n'ibyo yakoze, dusigaye tuvuga ibyo atanga. Muri kino gihe iyo numvise inyigisho ndayungurura ngo numve uburyo bavuga Yesu, ndayungurura ngo numve uburyo bavuga umusaraba we, ndenda kubabwiza ukuri. Impamvu ingo zigenda nabi nta Yesu zirimo. Impamvu ubuzima bw'abantu bugiye n'abakristo nta Yesu bafite. Abantu ubwo batangiye kubihindura, bazana inyigisho z'umusaruro w'umusaraba bazishyiraho ariko batawugezeho. Hari inyigisho nyinshi muri ino minsi numva ziha abakristo uburenganzira bwo kwigendera uko bashaka, ngo ibyaha byabo byararihiriwe, ngo ibyaha byose ngo byakuweho, ngo Imana ni Imana y'imbabazi. Ntabwo ikibazo ari uko Imana ari Imana y'imbabazi. Ko Imana ari Imana y'imbabazi, utekereje ibyaha byawe byajyanye umwana w'Imana ku musaraba, bikubwira iki? Buriya hari iki umunsi uzicara ukamara umwanya utekereza ku musaraba, bizagukura mu byaha. Kuko Bibiliya tubwira ngo iyo dusubiye mu byaha ngo tuba tumushubije ku musaraba. Nongere musubize. Icyatumye Yesu ajya ku giti, Bibiliya bitubwira neza, iduha ibisubizo. Buriya kugira ngo uzumve umusaraba uwumve neza, utangirira muri aya magambo abiri. Yohana ibice 3:16 baratubwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wawe w'ikinege, ngo kugira ngo umwizere wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Haleluya. Kubera iki? Kubera ko mu Baroma baratubwira ngo bose bakoze ibyaha, bose, we nanjye twese, bose bakoze ibyaha, ntibashyikira, ntibasingira ubwiza bw'Imana. Ahandi bakatubwira ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana muri Kristo Yesu ni ubugingo buhoraho. Rero bishaka kuvuga iki? Twese tuvuka dufite urubanza rwadutsinze. Hello. Bose bakoze ibyaha, twese tuvuka dufite urubanza rwadutsinze. Kandi Satani akavuga ngo aba bantu bose nabanjye. Noneho Imana irareba isanga ku isi ntabwo dushobora kwicungura. Nibyo tugerageje gukora, Yesaya yaranditse ngo no gukiranuka kwacu ngo kuza kugaragara nk'udushwambagara, kabone niyo tubu dushwambagara dusa neza ngo natwo turiho ibizinga. Namaze igihe kirekire n'intekereza mu magambo nk'abandi komana, uragaye ibyiza dukora, ariko nza gusanga ari byo. Reka mbereke uko bikora, ndabaha bibiri gusa. Jewe sinzi umuntu wabeshya abantu ko ndi umukiri. Abantu benshi bazi ko mu bapastori b'abakire muri uyu mujyi mbamo. Noneho umuntu akampamagara akantitiriza nkavuga ko jewe nta mafaranga mfite, akantitiriza ntabwo jewe nta mafaranga mfite, akantitiriza nageraho nkayamuha, ariko nkayamuha nivovota. Ariko abatindi bazajya bahura bansaba amafaranga, bumva ko jewe ntafite ibyanjye bibazo. Urumva nkoze igikorwa ariko nkiteruje umutima utakishimiye. Ugukiranuka kwacu bisohoka ari udushwambagara, natwo tugaragara turiho ibizinga. Reka mbaha kandi gato. Noneho wamara kohereza nk'umuntu amafaranga, kuko kenshi ubu dusigaye dukoresha momo, ushobora kuba ari umwesikoro ariko bamwe nanabazi mbizi ko watesikoroka bifite ibibazo gusa, yarangiza ntanagushimire. Ukicara ukavuga ati kabisa yazongera kuguhamagara, uti kandi bagiye kongera, nayo namuhaye ubushize ntiyanambwiye ngo urakoze yangezeho. Akongera akagutitiriza ukayamuka, ukavuga uyu muntu nta nashima. Wowe urashaka ko bagushima, bakakuvuga, bakagira gute,
hari n'ibindi nababwira nimwitegereza neza, ariko reka ngaruke mu itorero. Umuntu atanga icya 10, pastor akakigishaho ugatsindwa, ariko ukajya ugononwa ukabarase uriya koko tahiri buriya n'ubusambo bwa pastor, ubundi icya 10 cyacu baba bagishakira iki? Wewe barabyigishije uratsindwa, ariko ugitanze ugononwa, kandi Imana iravuga ngo ikunda utanga agize ate anezerewe. Watanze ariko ntunezerewe, meaning ngo wabiteruye ni byiza ariko biriho ibizinga. No gukiranuka kwacu nibyo twakiranutse mu maso yayo. Jewe nge ntangazwa nuko batubwira ko ngo n'abamarayika ngira barebe kabonamo amakosa. Niyo mpamvu n'abamarayika iyo bagenda imbere y'Imana baratubwira ngo Yesaya mu bice 6 yabonye abamarayika baguruka ngo bari bafite amababa 6 ngo 2 bayatwikirizaga ibirenge byabo biba byandujwe n'urugendo, ngo anda 2 bakatwikiriza mu maso, bakavuga ati mva ntidushobora kureba mu maso y'Imana yera, twiziho intege nke, andi bakayagurukisha bakorera Imana, kuko Imana yacu irera. Marayika yarabivuze. Yesaya yaramaze imyaka abwira abantu ngo muzabona ishyano, abazindurwa no kunywa ibisindisha muzabona ishyano, abagira batya. Imana yavuze kariya kagabo ko kazamenya ryari ko nako kari mu kaga. Ibwira marayika ati genda ukubite igihimbazo cya urera gusa. Marayika yavuze rimwe, Uwiteka arera, icyubahiro cye cyuzuye isi. Yesaya ikubita hasi aravuga ati ndapfuye. Imana iravuga ati sawa, nicyo nashakaga, yuko umenya ko nawe kandi iki nicyo dukeneye. Impamvu dusigaye tugenda nabi mu murimo w'Imana, hari abantu bamaze gukaba agakiza, bumva bakijijwe, ntabwo bakibona yuko batejejwe, ntabwo bakibona ibyaha byabo, ntabwo bakihana. Ikibazo gikomeye dufite muri iyi minsi ni abakristo batihana, kuko ntitukibonamo intege nke, kuko twamenyereje abantu ko ari abanyembaraga, twamenyereje abantu ko bera ku bwa Kristo, twamenyereje abantu ko nta kibazo bafite, ntabwo umusaraba ugifite agaciro kuko twarawuminimije ndetse twanawukuyemo. Nta nubwo tukivuga cyane. Nahoze mbwira madamu ariko Didier yafashwe n'ibiki, mva maze imyaka mbwiriza ubutumwa sinaheruka gateme y'umusaraba. Wenda basenga baho banyura bashobora kuba barahwena, ariko ndakurahi umusaraba wavuyemo, ibyo ba Paulo birataga byavuyemo. Twe dusigaye twivugira Yesu utanga imigisha, Yesu wabambwe. Niyo mpamvu abantu basigaye bagotomera ibyaha nk'ugotomera amazi, nuko batazi ingaruka zabyo, nuko zababaje umwana w'Imana. Ariko Imana ikunda bari mu isi. Nkunda ahantu mu byahishuwe ibice 5 ngo Imana yatanze itangazo irabaza ati ninde watugendera, ninde waducungurira bari abantu. Irabanza ibaza abo mu ijuru. Abamarayika baravuga ati mvara tukubwire rwose nta gahunda twe dufite yo gupfira bari abantu. Ibi byubahiro azakura amazabyitwarira, ariko twebwe tuzamukorera, ariko ibyo kujya kubapfira oya. Abo ku isi bo twe twari twamaze kuvamo ko twese twakoze ibyaha, nta numwe wari kudupfira, kuko niyo apfa ari gupfira ibyaha bye ntabwo yari gupfira ibya twese. Waza Satani ati Satani ko bari abantu ujye washaka waretse nk'abakwihera, ariko ukabanza ukabapfira toya, nzatwara abo mbeshya, abo mpfira bo ntibarimo. Ariko ngo Yohana abonye abuze igisubizo ngo atangira kurira, ngo umwe mu bakorera mwegera aramubwira ati rega biriya ni filime y'amateka, twakwereka uko byagenze, kuko intare yo mu muryango wa Dawidi yabonye byose byanze. Imana umwana uwa kabiri mu butatu aravuga tumva pere, ubwo habuze n'umwe ushobora kubacungura, reka njyeyo, kuko giye w'amaraso yanjye nta cyaha kirimo, kandi nabayeho mbere yuko n'Adamu abaho, kandi nzabaho na nyuma y'abariya bose. Ni giye ufite amaraso ashobora gucungura ababayeho n'abariho n'abazabaho. Hanyuma ngo aramubwira ngo araje, ngo aranesheje, ngo agiye kureba abona hagati ya ntebe ngo hahagaze usa n'umwana w'intama watambwe. Bamubwiye ko ari intare yo mu muryango wa Dawidi, abona intama. Buri ibintu by'Imana bigira contrast nkunda. Intare mu ruhu rw'intama, haleluya. Abantu bakabona kubona uri ubusabusa, ariko mo imbere ukomeye uri intare, bakabona uri intama. Amen. Byamyigisha urubyiruko nkabwira ngo mwagiye mu bintare mu ntama.
ukagenda wambaye uruhu rw'intama bakagira ngo uri intama, bakwegera bagasangamo imbere urakomeye, uri tafu, ntabwo urika. ino minsi hateye indwara ngo barya abana. Fata umukobwa mwiza w'inzobe ati uriya turamurya, yajya gukwegera agasanga uri tafu mimbere, ukamubwira toya ntunebe ko nsa n'intama, ariko mimbere ndi intare, mfite uko ngenda, mfite uko nteye, mfite uko mfatwa. Buriya nkunda ibintu, iriya image rwose y'intare mu ntama ndayikunda cyane, ko natwe niko twagombye kumera. Umuntu wuzuye umwuka, ukagenda woroshye, worohera abandi, utunganira abandi, worohera abantu, ukabafasha, ariko ukaba na tough minded. Ntubu umuntu bashobora gukoresha uko bashaka, wajyana aho bashaka, bakoresha ibyo bashaka. Oya, ukaba umuntu duruwa ariko worohera abandi. Amina. Ariko byubwo ngira ngo ndihuse cyane, nari nkiri ku musaraba, turaza kubigeraho ndangiza. Uyu musaraba Imana ifata umwana wayo, noneho Paulo arandika aravuga ngo muri we, muri Yesu, muri we, ngo nimo Imana yashyizemo ibyo yasezeranije byose, ngo muri we, haleluya, ngo nimo ye iri y'ibyo Imana yasezeranije byose. Iravuga ngo bariya abantu bakeneye amahoro, ishyiramo. Bariya abantu bakeneye ibyishimo, ishyiramo. Bariya abantu bakeneye imbaraga, ishyiramo. Bariya abantu bakeneye gukiranuka, ishyiramo. Irarundanya ibyo twari dukeneye byose, ibihambira muri ako gakado, ibihambira muri ambaraje, iza yitwa umwana w'Imana, iraza ariko umunsi uragera wo guhambura ambaraje. Urabona kugira ngo tugere mu birimo imbere, mujya mubona ukuntu za kado bazigenza. Ambaraje z'inyuma barazifata bagashwanyaguza, bagashishimura, bakajugunya ibipapuro, barangiza bagakuramo ibyo bari bakeneye. Nawe Yesu bamushyize ku musaraba, baramukubita, amaraso arameneka, ibyaha byacu biratwikirwa, aragenda arapfa, ajya ikuzimu. Ku munsi wa gatatu n'urupfu ararunesha, arazamuka. Haleluya. Maze Paulo arandika ngo yazamutse ikuzimu, ngo imbaraga zose z'abadayimoni yazivuze hejuru kubw'umusaraba. Haleluya. Kuko ibyaha byacu byose byari byarihiriwe. Kuko burya ubutware bwa Satani buba mu mutima ugucira urubanza kubw'ibyaha byawe. Ariko iyo wamaze kumenya ibyo Yesu yakoze ku musaraba, uba free. Satani yakubwira atari ku byaha byawe, ariko biriya byararihiriwe. Yakubwira atari ko biriya byaha, ariko biriya byarababariwe. Haleluya. Hari inkuru abavuga ubutumwa bakonze kuyivuga, reka ngira ngo iyo nyireke uyu munsi, ariko reka nyivuge uko nari nyitangiye. Ngo abana babiri bakoreraga shebuja, noneho umwe aza gutera umujugujugu wica igishuhe. Iyo nkuru igivari yabitewe n'uyivuga, reka mfatire ku gishuhe. Igishuhe kirapfuye, abana bakorana aramubwira ati rero iki gishuhe cya boss kirankura ku kazi, reka tukibage tukimutekere, naza turamubwira yuko ari imbwa yagifashe. Undi aramubwira ati kabisa iyo nama ni nziza. Igishuhe barakibaze, igishuhe baragitetse, shebujaje uwagiteye umujugujugu aravuga ati boss igishuhe cyawe rero imbwa yagifashe, tubona kiri bwangirike, turakibaga turagiteka. Ati byose hari ikibazo? Ati n'ubundi nari kuzakirya, turetse wenda ko nkiriye kare, ariko nta kibazo. Arabaretse baragiye. Ariko wa wundi mugenzi we ubizi neza ko mugenzi we wishe igishuhe amugira imbata, bakajya basigara ku rugo, akamubwira ati rero uyu munsi urabanza ukorope, nurangiza umese, nurangiza uza amasahani n'amasafuriya, nurangiza utekege, ngiye gutembera, kandi nutera amahane igishuhe kiragukoraho. Mwana wa mubata bw'igishuhe, umwana ariko bukeye aravuga tumva ibyo ari byose iki gishuhe kirandambiye, n'ubundi ndakorera ubusa, reka nze kubwira patro ko ari jye wishe igishuhe. Patro atashye aramubwira ati patro ndagira ngo nsezerere neza, ariko nsije nkubwiye ukuri, uzi cya gishuhe? Ati kihe? Cya kindi wari umwaka ushize, cyo nakubwiraga yuko ari imbwa yakisha. Ati burya ntabwo ari imbwa yari yakisha, ati nige wagiteye umujugujugu kirapfa. Ati ngira ubwoba bwo kubikubwira, ati ariko nagira ngo mbikubwire umbabarire cyangwa unyirukane. Shebuja aramureba ati gishuhe, nkwirukanira igishuhe ari jye wakiriye, ndakubabariye. Umwana aragenda nezerewe. Noneho mugenzi we bukeye aramubwira ati urakoropa ndatoya, uroza amasafuriya ndatoya, none akazi kawe ntabwo ufite ubwoko kari butaka. Aramubwira ati mva iby'igishuhe byararangiye,
jewe patro yarabimbabariye naramwaturiye igishoye yarakimbabariye ntabwo igishoye nkikizize. Buri rero natwe uko Imana yabigenjeje ibyaha twakoze byose nta kindi dusaba. Iravuga ngo ibyaha byawe igihe Yesu ajyaga ku musaraba agapfa nibyo yapfiriye. Ariko hari icyo musaba, ugomba kuza ukabyatura ukemera ko utazabisubiramo. Aha rero niho abantu benshi bakorera amakosa. Baravuga ngo Yesu yarabirihiriye. Ariko ugomba kujya gufata fagitire yabyo ukamwemerera ko aba umucunguzi wawe. Ariko kuko yazutse, amaze kuzuka yaravuze ngo ubu nahawe ubutware mu ijuru no mu isi. Amen. Igihe utazemera ko Yesu ari umutware wawe, agakiza kawe ni fake. Abantu benshi mufite Yesu w'umucunguzi ariko ntabwo mufite Yesu w'umwami. Aha niho bitanga indukanira byose. Iyo Yesu yabaye umwami w'ubuzima bwawe ntabwo uba ukigenga ngo wikoreshe ibyo ushaka. Numva abantu bambwira ngo jewe ndigenga. Urigenga? Ntabwo turi abacu ngo twigenge. Iyo wamaze kwemera amaraso ya Yesu ko akwezaho ibyaha, ubwo kwahere n'ubuzima bwa kera uba wahindutse icyaremwe gishya, ukagenda mu butware bwa Yesu. Nta mudendezo uba ugifite. Jewe kera nkimara gukizwa, niba ari ikosa nakoze, niba ari ibyiza nakoze, simbizi, ubwo muraza kwishyiriraho ko mubishaka. Nakundaga iki kintu cyo gushima. Nkajya mbwira Yesu, ariko Yesu ko wampfiriye ukancungura, reka nanjye nkwiture. Ubu buzima n'ubundi bwari bwananiye, ndabukwihereye. Jewe nanditse ibaruwa, nandikira Imana rero ngo Mana warakoze kumbabarira. None guhera uyu munsi nzakora ibyo ushaka, nzajya aho ushaka, nzakora uko umbwiye. Ubu mwami w'ubuzima bwanjye. None umunsi sindabihindura. Jewe ushobora kumbwira uturi umupfu. Ahubwo ni sawa. Jewe narahiriye ko nzumvira uyu mwami. Kuko Yesu yuzura neza. Iyo abaye umucunguzi wawe warihiriye ibyaha byawe, akaba n'umwami wawe kuko yapfuye akazuka, agahabwa ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Nawe urimo. Amen. Aha rero ndagira ngo twumve neza noneho inyungu dukuramo kugira ngo ibyirato byacu nihute. Niki cyatumye Yesu ajya ku giti? Ibyaha byawe kugira ngo abirihirire. Ubu nta rubanza rukitu, abari muri Kristo Yesu nta rubanza tuzacirwaho. Ariko kugira ngo urwo rubanza rwe kukubaho, ugomba kubanza ukemera ko aba umwami wawe. Amen. Kandi dore inyungu twakuyemo. Yesaya 53 aratubwira ngo buriya Kristo ubwo yajyaga ku musaraba yaduhaye ibintu bitatu nifuza yuko mufata. Ikintu cya mbere baratubwira ngo yishyizeho intimba zacu n'imibabaro yacu. Ino si ya none ikeneye kumva ubwo butumwa bw'umusaraba, kubera yuko baratubwira yuko depression, agahinda gasazi ku isi yose average ugereranije kazamutseho 30% muri imyaka kuva kuri covid kugeza uno munsi. Ariko bakatubwira ngo ubwo Yesu yajyaga ku musaraba yishyizeho intimba zacu n'amadepresiyo yacu n'ibindi byose. Kubera iki? Ni iki gituma abantu bagira depression? Kubura icyerekezo. Ubwo ni ubushakashatsi bwakozwe. Abantu bariho barihebye kubera ko turi muri kintu abazi by'ibyongereza baravuga ngo nivuka. Ngo isi sigari volatile, ngo irani certain, iri complex, iri ambiguous. Donc nta kintu gisobanutse tugifite. None wese akakubwira ngo nije nzira, ngwino nkurikire ibyawe birasobanuka. Haleluya. Kuko muri ibyo bise ngo nivuka, ngo ni volatile, ngo nambigaze, ngo niki, Yesu arakubwira ati iwanjye ntavuke haba. Ibyanjye birasobanutse, nije nzira, nije kuri, nije bugingo. Haleluya. Uzu nkurikire. Nta ujya kwa data ntamujyanye. Kandi yaduciriye inzira kuko aho tuzanyura niho yanyuze. Yarabanje aramanuka, arangije arazamuka. Haleluya. Kera twiga kwandika baratubwiraga ngo uramanuka ukazamuka ni victory yacu. Umugabo witwaga Churchill yajyaga akora discours ze
akavuga turiya Hitler tuzamurwanya ku butaka, tuzamurwanya mu kirere, tuzamurwaniriza mu mazi, tuzamurwanya ku manywa, tuzamurwanya nijoro, kandi tuzamutsinda. Natwe rero Yesu yaraje aramanuka, arongera arazamuka, kunesha kwacu kuri muri we. Haleluya. Kuko buriya iyo ufashe ubuzima bwawe ukabuha Yesu, Satani araza akakubwira ati rega akazi karabuze. Akamubwira ati uyu nguyu ubwo Imana ari data izantunga. Kuko ikintu Yesu yaduhaye gikomeye cyane kuruta ibindi ku musaraba, yatugize abana b'Imana. Kubwo amaraso ye yatugize abana b'Imana. Niba twashoboraga kumva uburemere buri muri iryo jambo. Kuko Satani nakubwira ngo ejo uzicwa n'inzara, uzamubwira ngo nta mwana ufite se utegeka ijuru n'isi wicwa n'inzara. Bishobora gutinda kubona akazi, ariko ntuzicwa n'inzara, Imana ari so. Kereka yavuye mu nshingano, kandi ntigiva mu nshingano. Ahubwo ni twebwe tujya kure nk'aba wa mwana w'ikirara. Kuba umwana w'Imana, abantu bazagusuzugura. Haye. Reka mbabwireho gatoya kuri ngende mbaho ubuhamya, mpumure ndarangiza kare. Ntabwo bambwiye ndangiriza, ariko ndabyuze kunshira amarenga. Kera buriya twabaye mu gihugu kitwigisha kuba abana b'Imana, kuko cyatwangaga. Noneho muri za 90, hagati ya 90 na 94 twagiraga za bariyeri nyinshi ku muhanda, kandi kenshi tukagahurira n'ibibazo. Rero ngewe nahuriraga n'ibibazo kuko nakoraga muri GBU, ngomba gusura za campus zose, izari mu majyaruguru, izari hano mu mujyi wa Kigali, izari i Butare. Noneho ariko kenshi nagiraga ibibazo muri Nord, uriya muhanda wa Kigali, kuko nageraga za Busogo no hirya za Mudende, hirya hari muri komine ya Mutura. Icyo gihe uriya muhanda wabagamo akaga kenshi. Iyo najyaga kugenda nabanzaga kubanza nka making sure, nkafata umunsi w'amasengesho, nkamenya yuko data yabyemeye. Imana yambwira ngo genda, nkagenda. Hanyuma reka mbaye inkuru imwe yonyine kuko niyo illustrative cyane. Umunsi umwe hari ishyorongi, umusirikare afata indangamuntu yanjye ayishyira mu mufuka. Ndicara mbwira Imana, se Mana, uyu ni wo munsi wanjye. Irambwira ngo ya buriwe gusa. Ijwi ryose icyo gihe navuganaga n'Imana, nkumva ijwi ryayo clear. Noneho umusirikare arangije gukontorora abandi, ansigarana inyuma. Arambwira ngo sha, ko indangamuntu yawe irimo umwanda. Ndabona ntumwanda. Nta wari urimo, ariko ntimvuye icyo gihe nari mvuye Ruhengeri. Ndabona ko gihe mvuye Nyakinama. Mpagurukayo nta mwanda uri mu ndangamuntu yanjye. Nicyo kora kuri Nyamagumba hari bariyeri, kuri Teta Gauche hari bariyeri, ubwo batazi uriya mihanda ntabwo ari mu hamenye. Ni hepfo kuri Mukungwa hari bariyeri, mu Kivuruga hari bariyeri, hirya ugeze kuri Base hari bariyeri, harimo n'indi yari irimo hagati nuko ntibagirwa kuko ntibuka uko aho hitwa. Ni ku Kinini hari bariyeri, ku Kirenge cya Ruganza hari bariyeri, iyi ni ya 9. Yabuze washyizemo umwanda, n'ubundi nta wari urimo. Ngo ntabwo ari nkubwira wa kigoryo. Ndabese ni bya bindi umbwira, nti rwose nanjye mbihindura urwenya. Ndavuga nariko reka nkubwire. Ubwo namushyize ku ruhande, yansigaranye inyuma, abandi basubiye muri taxi, ariko baracyategereje ko andekura. Reka rero nkubwire ko navukiye hano, simbihitemo, none nkaba ndi mukuru, wangiriye ihe nama ngo mpindure indangamuntu, njyaho indangamuntu yanjye itajyamo umwanda. Rero niyo Imana imbwira ikangisha inama itarandema, nayo kuyibwira ikanshyira mu ruhande rw'abindangamuntu zabo zitarimo umwanda. Ngo urumurokoresha nti amfurika indangamuntu, mugaho n'ikigende, kandi mujye munadusengera. Ndavuga nti yagomba kuba ari umwana wa pastori cyangwa kuko narahagaze ndavuga ibyo byose. Jewe ko naramubwiraga nkamubwira ni jewe Imana indema ntiyangishije inama. So ibi urimo kumbwira kuba atazi izo ndangamuntu twabaga dufite zabaga zanditsemo amoko, kenshi tukazikubitirwa. Ariko naravuga ni jewe, hari n'uwo nigeze kubibwira, ntabwo jewe ntabwo ndi wa hano. Aturuwahe genda umwana w'Imana, atugwe buzanye bya bindi by'abarokore. Cyo nenda kukubwira, iyo uzuriwe umuntu ashobora kugusuzugura, kavuga utari ko umuntu yanyibeshyeho. Ntabwo aza agaciro kanjye, kuko ikintu cya mbere Yesu yaduhaye ku musaraba, iyo wicaye ukabitekerezaho, yaduhaye agaciro kari hejuru. Kuko burya agaciro k'ikintu, murankurikira neza, agaciro kawe kangana n'icyo waguzwe. Ko twebwe twaguzwe amaraso y'igiciro cyinshi, amaraso Imana yagutanzeho.
niyo aguha agaciro. Agaciro kawe ntabwo kava mu buri ukusa, agaciro kawe ntabwo kava ukureshya, ntabwo kava mu mafaranga ufite, ntabwo kava mu madiplome ufite. Agaciro kawe ni iki Imana yakugize cyo muri Kristo Yesu kubw'amaraso ye ku musaraba. Iba mwajyaga mwicara mukabitekerezaho bikageza ahantu bikwinjiramo, bikava mu bitekerezo bikinjira mu mutima, bikinjira mu mibereho yawe, ukajya ugenda mu nzira widunda uvuga ngo ibyo ari byose. Ubwo mu ndebe ubu ngubu jewe ntabwo ndi uwa hano, ndi umwana w'Imana, kandi ubwo Imana ari data ibyanjye byose ni guaranteed. Abantu benshi kosa mujya mukora ba pastori namwe ba Kristo, mukora za statements ngo aturakuru uri umutsinzi udatsindwa, aturakuru umutwe utari umurizo. Ntabwo ari byo bizatuma uba umutsinzi, nuko uzicara bigahinduka wowe by'ukuri. Ushobora kubyatuza akanwa kandi deje uri umurizo. N'abakristo benshi banabivuga nuko bimeze. Hari umukristo ubugenda ari mu busambanyi, ari mu businzi, ari mu bigare by'imbura mu maro, akaza hano ngo nimwature ko muri abatsinzi. Uri umutsinzi wa hehe? Watsinzwe kera, Satani yarakurambitse, yarakurangije, uri muratura ibyo utari byo. Kwatura ntabwo ari byo biguhindura. Kwatura ni ukuvuga amagambo, ariko iyo wamaze gufata Yesu wowe ubwawe ukabigira ibyawe, agaciro wahawe ku musaraba ukakagira kawe, ukagenda mu nzira nk'uwacunguwe, ukagenda mu nzira nk'umwana w'Imana, ukagenda wemye. Satani yakubona, kandi Satani waze kutureba akavuga turiya mujye mumwitondera, hariho ikimenyetso. Haleluya. Mu bintu twungukiye ku musaraba twabonye ako gaciro kacu. Reka nze nkabahe mu magambo make ya Paulo yarabitworohereje, ariko Imana yigeze kubwira abantu muri Yeremiya ibice 9:23 irababwira ngo mva mbabwire, uwirata wese ngo umunyabwenge ntazongere kwirata ubwenge bwe, ngo intwari ye kwirata ubutwari bwayo, ngo n'umukungu ye kwirata ubutunzi bwe, ngo ahubwo uwirata yirata iki? Yuko yamenye, akamenya ko ndi Imana igira imbabazi, akamenya ko ndi Imana yatanze umwana wanjye ku bwabo, akamenya ko ndi Imana imukunda kugeza aho mutangirira amaraso y'igiciro cyinshi. Iyo umaze gusobanukirwa ibyo ngibyo, usigara nta kindi wirata uretse umusaraba. Kuko hari ibintu umusaraba uguha diplome itaguha, hari agaciro umusaraba uguha amafaranga ataguha, hari amahoro umusaraba uguha. Abantu barayabuze. Njye mbwira abantu buri Imana nayo yaraduhimye. Iyo tureka agakiza tukajya tukagurisha, tukareba ukuntu tugashyira muri package bakajya bakagura, mwari kureba ukuntu abantu bagura agakiza. Ugabura ati wabuze amahoro, uzu ndebe ndaguha ipaki y'agakiza. Tugashaka akantu tumuha, kamuha amabwiriza, ukamubwira ngo amabwiriza ari muri aka gatabo tukagagira gato, nuyakurikiza amahoro azataha iwawe. Wareba ukuntu abantu bari kujya bakagura. Buriya nuko twagatangiye ubuntu. Ibintu by'ubuntu abantu ntabwo bajya bemera ko bigira umumaro, ariko reka mbabwire, buriya Imana yo yabikoze bishaka ko yari bizi yuko mu bazayishaka harimo n'abatazabona ayo mafaranga, kandi twemereye tukakagurisha, natwe twagashyira hejuru ko natwe twaba dushaka kwikuriramo inyungu. Ntabwo twajya tukagurisha ku giciro yashyizeho. Yaravuze ngo ni mugatangira ubuntu, ni naho tujya tubyicira. Imana iguha imbaraga, ikaguha ubutwari, ikakubwira ngo mwaherewe ubuntu, namwe mu bitangira ubundi. Ukaza uti kugira ngo nkusengere banza utange. Imana ikavuga ngo ya si uko nababwiye. Ariko mutekereze niba tubigurisha yaratubwiye kubitangira ubuntu, iyo tubwira ngo tubigurishe twari kubigurisha dute? Mujye mutwitondera. Ndagira ngo mbereke ibintu bikeya tugomba kwirata twahawe mu musaraba wa Yesu. Buriya Paulo yanditse urwandiko nkunda cyane rw'Abefeso, niho ngiye gusoreza mbabwira ibyirato byacu. Aravuga ngo Imana, Abefeso igice cya mbere, ibintu 7 twirata mu musaraba. Imigisha y'Imana ibonerwa muri Kristo Yesu, ibyari bihambiriyemo. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe, kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Mwahageze? Nkuko yadutoranije kera muri we isi itararemwa, kugira ngo tubabera tutariho umugayo imbere yayo. Icyo nicyo kintu cya mbere turonkera ku musaraba, kubabera imbere y'Imana kubw'amaraso ya Yesu. Kuko Bibiliya bitubwira neza, ikatubwira ngo amaraso ya Yesu
atwezaho ibyaha byose. Nigeze kwigisha iyo nyigisho muri gereza hariya muri 1930 kiri hano hepfo. Umugabo umwe yari yarakoze jenoside, yicaye imbere arakomeza arandeba nigisha amaraso ya Yesu, mbabwira ukuntu amaraso ya Yesu yezaho ibyaha byose, mbaho ubuhamya bw'ukuntu amaraso ya Yesu yanyeje. Arambwira ngo mbabarira uhagarare, ngo urambwira ko amaraso ya Yesu yezaho ibyaha byose koko? Nti cyane. Ati ni byose? Ni byose. Ati hagarara, ati ntiziyo mikrofone, ati nature ko nshobora gupfa utararangiza. Yaratuye, yatura ibyaha yongeramo ibindi, n'abandi barahaguruka baratura. Hari imbaraga z'amaraso, hari imbaraga mu musaraba wa Yesu ku banyabyaha bihebye. Nabonye izi imbaraga ahantu hose twabwirije. Iyo mbwirije ku musaraba, ntigeze kubwiriza i Bugande, imbere yanjye hari hicaye akagabo gatoya karebaga imirari gutya, akareba nkabona kameze nk'uruvu, kandi nimo ndigisha ku gaciro akava mu maraso ya Yesu n'urukundo rw'Imana. Nkabona uko mvuga karandeba kararushaho, mpamagaye kaza mbere. Uwo munsi n'igihe watsinzwe, yaraje ati mukozi w'Imana wabwirije agaciro k'amaraso ya Yesu. Ati numva nshubijwemo imbaraga, turareba ukuntu ndeshya, turareba ukuntu ndeba, abantu baranyanga kandi ubundi ndi umuntu mwiza. Ndavuga niye baba we, nanjye nahoze mureba nkabona areba nk'uruvu. None buri jambo ryose yavuze ryancumise ahantu. Ati nakureba uguhagaze hari uvuga umusaraba wa Yesu, uvuga urukundo rw'Imana, nkabona usa na marayika. Ntiye baba we, mbega marayika urimo amakosa menshi. Hanyuma ariko arangije nyine turahoberana, ndamusengera, nsigara mbwira Imana, umva rero Mana, urankosoye, uranyemeje, urampamije, kuko buri muntu wese wumvise agaciro ahabwa n'amaraso ya Yesu ashobora kubona agaciro ke. Nahuye n'abantu benshi bari bakeneye ihumure riva mu maraso ya Yesu. Nahuye n'umugore muri Ghana, umukecuru yari umudiyakoni mu itorero avigejeje ku myaka 60. Arambwira ati mukozi w'Imana, ndagira ngo tujye ahantu nkubwire ikintu nsengera. Ati mfite imyaka 19. Ati kuko papa yari umupastori. Ati natwaye inda. Ati banjyana ahantu bayikuramo kugira ngo ntamukoze isoni. Ati ariko guhera uwo munsi nubwo nkijijwe, Satani ahora ambwira ngo ari ya maraso wamennye y'umwana wari utwaye umuntu ntabwo Imana izayakubabarira, kandi kuri wa munsi w'amateka ari amaraso azagushinja. Amaraso nk'ayacecekeshwa n'iki? Ndavuga ndeka nkubwire, amaraso ya Yesu acecekesha andi maraso yose. Kuko Bibiliya bivuga neza nkuko nabibabwiye nigisha ngo mu maraso ya Yesu atwezaho ibyaha byose. Nabaha n'izindi nkuru nk'igihumbi nk'izo, kuko ikintu gicecekesha umutima ugucira urubanza ukagaragara wera imbere y'Imana ni amaraso ya Yesu. Kandi nawe wicayemo hano uyu munsi ukawumva ufite ibintu bigucira urubanza, uvuga ngo niba ingibi Imana ntabwo izabimbabarira. Wenda ushobora kuba ubyumva uri kure cyangwa uri hafi. Ndenda kukubwira ngo mu maraso ya Yesu niho dukura imbaraga, niho dukura ibyiringiro, niho dukura imbabazi, kuko amaraso ya Yesu atwezaho ibyaha byose. Kuko Imana yabigambiriye isi itararemwa ngo yadutoranije muri we isi itararemwa kugira ngo tubabera tutariho umugayo imbere yayo kubw'amaraso ya Yesu. Mwambwiye ngo amen. Ariko icya kabiri, umurongo wa 5 aratubwira ngo kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo. Haleluya. Iyo imaze kutweza iratubwira ati kandi ntabwo nabejeje gusa ngo mutahe, muraba n'abana banjye, je vous adopte. Haleluya. Icya gatatu ko ndashaka kwihuta tukarangiza. Umurongo wa 6 aravuga ngo kugira ngo ubuntu bwayo butagira akagero bushimwe ubwo yaduhereye mu mukunzi wayo, niwe waduhesheje gucungurwa kugw'amaraso ye, ariko kubabarirwa ibicumuro byacu. Buri rero kwezwa no gucungurwa na magambo biratandukanye, rwose nshaka kwinjira muri za ntuza nyinshi cyane. Gucungurwa kubw'ibyaha byacu twari twarigurishije kwa Satani, adutangiriye amaraso araducungura, bivuga ngo mwari imbata za Satani none mubaye imbata zanjye, adukurayo. Haleluya. Abantu benshi nicyo nyambabwira, hamwe numva niba warahoze uri umujyabyaha nubwo wabigenderagamo kubw'amaraso ya Yesu yaragucunguye, arihirira ibyaha byawe, ariko ntabwo yabirihiriye ngo ugumeyo, yabirihiriye kugira ngo uveyo, uve mu bwami bw'umwijima ujye mu bwami bw'umucyo bw'umwami wacu, uve mu bubata bwa Satani ujye mu butware bwa Yesu. Haleluya. Niba ukibaswe n'ikintu icyo ari cyo cyose, uyu ni wo munsi wo kubwira Imana ngo Mana uca imigozi yari imfashe,
uzazuca uwo mugozi, uzabumboshya umutima, nezezwa no kubohorwa, nkabona uko ngukore. Icyo nicyo twita gucungurwa. Turava mu bubata bwa Satani. Nta muntu wacunguwe, nta muntu wejejwe n'amaraso ya Yesu ukomeza ngo gume mu bubata bwa Satani anezeza Imana. Nta muntu utera ibiraka kwa Satani yaracunguwe. Mwarambwira abantu mwene izo nyigisho mwigisha abantu ngo ushobora gukora ibyaha ariko ngo byararihiriwe, ngo ushobora gukora ibyaha ariko ngo usubire mu byaha. Shaje navuye mbirambiwe, meze nka wa muromo wavuga ati giye nabubonye mbuguze. Navuye mu byaha narashakishije uburyo mbivamo mbonye Yesu. Niyo wampenda hendukanshyiraho n'amafaranga, ntabwo nasubirayo. Cyane cyane ko giye nanashaje. Koko umuntu w'umusaza nkanjye yasubira mu nzoga, uzi umusaza wasinze yikubita hasi amagufwa akavunagurika. Uze nasubira mu bagore. Sinzi ibintu abantu bamwe barwaye. Ntabwo nzi indwara abantu bamwe barwaye, ariko ndayizi ntibarabona Yesu. Icyakane, umurongo wa 9 ngo yatumenyesheje ubwiru bw'ibigishaka ku bw'ineza y'ubushake bwayo. Twebwe rero Imana imaze kukuzana, impamvu twirata nuko twinjira no mu mabanga y'Imana, tukamenya iby'Imana igambiriye, tukamenya iby'Imana itubikiye, tukamenya iby'Imana izadukorera, tukamenya iby'Imana izaduha, tukamenya amasezerano dufite muri Yesu. Ukajya uvuga ngo ke jewe ubu ngubu hari ikintu nzi, hari ibanga ry'Imana mbamo kubwo kwakira Yesu nk'umucunguzi n'umwami, kuko iyatumenyesheje ubwiru bw'ibyishaka. Ibyo si ibintu bine tugomba kwirata muri Yesu. Icya gatanu, nabwiye ko buri kintu cyose nshobora kukinjiramo nkakirambura, ariko ndashaka ko turangiza mu kanataha. Icya gatanu, akarero ndagakunda cyane. Umurongo wa 11 aratubwira ngo kubw'uwo natwe twaraze umurage tubitoranijwe kera nk'uko Imana yagambiriye, turabaragwa. Hari ahantu Paulo abyandika neza ngo ubu twe turabaragwa, turabaraganwa na Kristo. Noneho mu Heburayo bakatubwira ngo bari abantu bose batubanjirije zira ntwari zo kwizera, ngo iby'Imana iduteguriye, iby'Imana yatwiteguriye, iby'Imana izaduha, ngo babibonaga bikiri kure, ngo bakabyifuza. Ngo kubera ko babibonaga bikiri kure bakabyifuza, ngo bigatuma bavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Haleluya. Ngo kandi abavuga batyo ngo bigaragaza ko bashaka gakondo. Ngo iyo baba barakumbuye yandi bavuyemo ngo bari bafite uburyo bwo gusubirayo, ngo ariko ngo baravuga ngo ya twe turashaka gakondo. Ngo kandi nicyo gituma Imana itagira isoni zo kwitwa Imana yabo, ngo kuko irabizi yabiteguriye gakondo. Gakondo yacu iradutegereje. Haleluya. Ngo umwana umwe w'umukire n'uw'umukene bahuriye mu nzira. Uw'umukire abwira umwana w'umukene ngo turareba uriya musozi hakurya hariyo, ndati urabona iriya nzu nziza iri muri kiriya gipangu? Ndati ati buriya ni ya papa. Turabona n'iriya modoka iri munsi ya kiriya gipangu? Ndati nayo ni ya papa. Turabona na ziriya nka ziri munsi ya kiriya gipangu? Ati iriya ni famu ya papa. Mwana aramureba aramubwira ati uzi ikintu? Turareba uriya musozi inzu y'iwanyiriho. Ati ni uwa papa. Urabona n'uriya w'inyuma yaho nawo? Ati ni uwa papa. Turabona n'uriya nawo ni uwa papa. Mwana aramureba ati se ko mbona udasa n'umuntu uvuka mu muryango ukize? Arambwira tuzi impamvu, we waje wambaye uvuye iwanyu, jewe ndimo ndajyayo. Twe turi abashyitsi n'abimukira mu isi, ariko Imana yaduteguriye gakondo. Hari impamvu zituma tudashobora gusubira inyuma, nuko tuzi neza yuko igihe cyacu cy'umurage wa gakondo yacu ntikiragaragara. Muri 94 umuntu w'inshuti yanjye rwose nta nabi yari irimo, bari badutumyeho aho twabaga mu nkambi, baratubwira ati abantu mwese mufite amadiplome muze kuza tujye muri débat politique turebamo abantu bashobora kuzajya gukora mu myanya itandukanye mu gihugu. Yesu akaba yarayansanze arambwira ati wowe uzakorera iki gihugu? Ibyo na Didi atababwiye Linze yakundaga cyane nuko yanyohereje tike ngo mve mu Rwanda njye kwiga mu Bwongereza muri genocide. Imana irambwira ngo nuva hano nta murimo uzaba ugifite ahangaha, uguma hano ubabarane na bene wanyu, uzishimana nabo ibi birangiye.
ndamwandikira ndamubwira ntabwo ndi buze, nicyo rinze yavugaga. Ariko ndamubwira numva arambwira ati wowe ubu Yesu arakwanga, ibintu byagiye mu buryo, bya bindi byajyaga bidusubiza hasi byadupfobyaga byavuye mu nzira, ubu twese batubwiye ngo tuze tujye gukorera igihugu. Ndabona ariko nanjye nzakorera igihugu, ariko mu murimo wanjye wagiye vuga butumwa n'ibindi. Arambwira rwose wowe Yesu arakwanga, umuntu ufite masters muri kino gihe kabisa uri eligible washobora ndabona rero nkubwire rwose uri inshuti yanjye, nkubwije ukuri tuzakorera igihugu turi kumwe ariko mu yindi function. Arambwira ngo nkubwire ngo Yesu yarabahombeje, ngo kubona urasokaza iyo nkiyi ngo ntizagaruka ubwa kabiri. Ndabona reka nkubwire umunsi Yesu nawe azatunganya umurage wacu uzabona ko ntibeshye. Ariko duheretse guhura hamaze iminsi abakristo bansezeyeho, arambwira ngo sha munabonye ukuntu abakristo bagusezeyeho, ngo niba ari kuriya Yesu azabakira umenya ko kutaribeshye. Kuko dufite umwami waduteguriye gakondo. Impamvu mubona abantu benshi bandavura, akabona umuntu arimo ariba, umuntu arimo arabeshya, umuntu arimo arasambasambana, ukabona ngo turimo turashaka umunezero. Nta munezero uzakura mu busambanyi, nta munezero uzakura mu mafaranga y'ubujura. Itegereze gakondo yawe. Data azadutungira hano ku isi, ariko hirya y'inosi adufitiye gakondo. Kandi Bibiliya tubwira ngo n'abatubanjirije ngo icyatumye banyura mu isi bameze nk'abashyitsi n'abimukira ngo babonaga gakondo umwami abateguriye. Haleluya. Cyo ni cyari icya gatanu. Reka mbaye icya gatandatu 12 murongo ngo tuba bagushimisha ubwiza bwayo, twebwe abiringiye Kristo uhereye kera. Tuberaho gushimisha Imana. Mwari mubizi buriya hari ukuntu Imana itureka avuga ngo ariko vurema nkunda bari abantu banjye. Muri Zefaniya hari abantu bavuga ngo Imana igitwishimira ikaririmba. Wari wumva Imana irimo kuririmba kabisa, iteraniro ryayo inejeje ikavuga ngo umva aba bantu biyejeje, aba bantu bameze neza, abantu barimo kumvuga neza, barimo gufata imigambi myiza, nayo ikatujya hejuru ikaririmba. Hari igihe tujya twumva ijwi ry'Imana iririmba, ariko si kenshi ngira ngo abantu ntabwo baba bashyize. Ariko iyo abantu banezerewe Imana, ngo twashyiriweho kugira ngo tujye tunezeza ubwiza bwayo. We worship. Haleluya. Ukanezeza Imana. Reka njye ku cya 7 dusoze. Iki rero nicyo gituma na Satani tumenya abo turi bo. Umurongo wa 13 aravuga ngo niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, kandi mumaze kwizera niwe bashyizeho ikimenyetso ari cyo Mwuka Wera mwasezeranijwe. Haleluya. Buriya rero Imana imaze kutwishimira ikatureba ikavuga ngo umva aba bantu rero ngiye kubashyiraho ikimenyetso kizajya gituma n'ababona bamenya ko ari abaturage b'ijuru, ikadushyiraho Umwuka Wera tukagenda n'imbaraga z'umwuka. Ikibazo dufite abantu benshi bigisha ku mbaraga bakibagirwa imbuto, kuko buriya Yesu yaravuze ngo abantu ntabwo muzabamenyera ku mbaraga z'umwuka, muzamenyera ku mbuto z'umwuka. Ngo muzabamenyera ku mbuto bera, ngo kuko igiti kibi ntigishobora kwera imbuto nziza, n'igiti cyiza ntigishobora kwera imbuto mbi, muzabamenyera ku mbuto zabo. Iyo rero Imana yagushyizeho ikimenyetso cy'umwuka, niyo uturutse hirya n'amadayimoni arabimenya, akavuga ngo bariya rero bariho ikimenyetso, mujye mubahungira kuri, kuko bariya bariho ikimenyetso ntibakorwaho. Nkunda ahantu muri Ezekiyeli Imana yabwiye abamarayika ngo mugende muce mu murwa, ngo mushyire ikimenyetso kuba nihishwa n'ibibahumva n'ibihakorerwa, ngo nimurangiza nimumara kubashyiraho ikimenyetso ngo muce mu murwa mukubite. Ngo ariko bariya bafite ikimenyetso ntimubakoreho, kuko niba na marayika adashobora kugukoraho iyo ufite ikimenyetso, na dayimoni ntishobora kukwegera. Haleluya. Kuko Imana ifite ibyo yadusezeranije twirata. Iyo rero ibi umaze kubifata ukavuga ngo mu maraso ya Yesu niho naherewe umugisha wo kuba umwana w'Imana, mu maraso ya Yesu niho naherewe umugisha wo kwezwaho ibyaha byose, mu maraso ya Yesu niho nakuwe mu bubata bwa Satani njya mu butware bwa Yesu, mu maraso ya Yesu niho ninjirijwe mu mabanga y'Imana n'amasezerano, mu maraso ya Yesu niho naherewe imbaraga zo kugira ngo njye nezeza Imana, mu maraso ya Yesu niho nashyiriweho ikimenyetso, nkahabwa imbaraga, nkahabwa n'imbuto. Icyo gihe iyo ugenda nta kindi wirata,
nta kindi wirata rwose, uravuga ngo mva ibi ngibi yaduhaye ntabwo isi ishobora kubisimbura. Ngo umugaragu umwe shebuja yari yaramukuye mu bubata bw'ubugegera. Rero aba ari amagambo tutakimenya. Tuzi za mayibobo ariko ntabwo tuzi ingegera. Kera mayibobo zitwaga ingegera, nicyo kinyarwanda nyakuri. Akana kabi iyo ngiyo kagegeye gafite imisatsi yahirimbiye, gafite n'inzara ndende, ariko sigaye mbona bigezweho. Noneho ngo umwami aramufata mujyani we, baramwogosha baramutunganya, bamuca inzara iz'ibirenge n'iz'intoki, hanyuma aramurera arakura. Ariko umwana akavuga ati mva izi nzara n'uyu musatsi ntaho bizajya, abishyira mu kantu k'akazindura akajya byambariraho. Buke aba mukuru, avamo n'umugabo w'intwari cyane, akagira ibyaha bibiri. Afite ka kazindura karimo imisatsi, harimo n'inzara, ariko ntagire n'ikivugo. Agahagara mu bandi, yatangira kwivuga, yatangira kwiterera ati wanga databuja, akicara. Bukeye rero abandi, uko abanyarwanda bajya bakunda gutaramana, abandi baragenda baramutaramana, babwira umwami ati hariho hafite umugaragu w'ikigarara, uhafite umugaragu w'umuswa, icyambere ntagira ikivugo mu bagabo. Arahaguruka akitakuma nk'isake, akamanura amababa, akarekera aho ngaho, atakavuga ngo wanga databuja. Atari ku kibi kuruta ibindi byose, afite inzaratsi. Abatazi inzaratsi rero batabaye mu byaro ntibazi inzaratsi, n'ibintu by'amarozi abantu bambariraho n'ibindi. Atafite inzaratsi zo kuzakwica, ategereje umunsi azakubona uburyo. Umwami aramuhamagara ati mumubohe, mumwambura ibyo bintu by'ibizaratsi afite, bamukuramo inzaratsi. Aramubwira ati sha ni neza nakugiriye, ni wowe ugendana inzaratsi zo kuzanyica. Umugaragu aramubwira ati nyagasani reka nisobanure. Ati ikindi wakundezeho ngo ntugira n'ikivugo mu bagabo. Ati reka mpere ku nzaratsi. Ati ziriya si inzaratsi, uranyibuka uko wansanze ndi ingegera, mfite umusatsi wa shokonkuye, mfite inzara zidacibwa. Uriya musatsi narawubitse, na ziriya nzara ngo zijye zinyibutsa aho wankuye. Ntabwo ziriya ari inzaratsi, ni urwibutso rw'aho wankuye. Ati icyo kivugo bavuga ubutwari bwanjye ntabwo mfite. Ati ntangira kwitakuma, najya kubwira abandi ngo niciye aha n'aha. Ati nkibuka ko utamvana mu bugegera ntacyo mbaricyo, nkavuga ngo wanga databuja. Ati nibyo bandeze. Umwami aramureba ngo nicyo waziraga. Ati subira mu batoni banjye, kuko twese nta kivugo dufite. Ibyo twirata byose Imana nakubwira ngo ibyo byose wirata, intwari ye kwirata ubutwari bwayo, kuko n'igihe wakurinze. Umukire kwirata ubutunzi bwe, ko n'igihe wabumuhaye. N'umunyabwenge ye kwirata ubwenge bwe. Ariko hari ibintu njye mbona, kabona umukobwa aragenda, ariko se buriya mubona umukobwa mwiza nkanjye yajya kuba umurokore. Wowe ujya kuvuka ntiwigeze ukoresha komande y'uko uzavuka usa. Byose ni Imana ibiduha. Urimo hano w'umunyabwenge wagaheza, uvuka nta komande y'ubwonko wakoze. N'ababyeyi bawe ntibari bazi ikizavamo. Papa wawe yaherutse aryamana na mama wawe, bagiye kubona mama aratwite, ntibazi ubwonko uko bwaremwe. Imana yabushyizemo igufitiye umugambi. Reka ubwenge bubu bw'Imana, icyubahiro kibi cyayo. Reka ubwiza bubu bw'Imana, icyubahiro kibi cyayo. Ntacyo dufite. Paul yanditse aravuga ngo niki mufite mutahawe ngo mukirate. Ariko wirata, yirate ko yamenye Imana. Amen. Iki rero iyo umaze kumenya ibi byose, ariko cyane cyane ukamenya urukundo Imana yagukunze igatanga umwana wawe ku bwawe, nicyo utakora, nicyo utayitura. Reka nkubwire, niba wicayemo hano utari wakira Yesu nk'umucunguzi, cyangwa wamwakiriye nk'umucunguzi ariko ntiwamwemereye ngo ategeke ubuzima bwawe nk'umwami, detaye zose, uyu munsi ubwira umwami Yesu ngo mwami Yesu, numvise ijwi ryawe kandi ndaje. Niba ukiri mu byaha Satani akikuboshye, uyu ni wo munsi wo kumusezeraho, ukava mu bwami bw'umwijima ukajya mu bwami bw'umucyo bwa Kristo. Niba ari icyaha wigeze gukora
Satani akaba akigukora ku matama. Uyu munsi niwo munsi wo kubohoka, ukamubwira ngo Satani, uyu munsi nasobanukiwe kandi ngiye kubikoraho, nasobanukiwe ko amaraso ya Yesu anyezaho ibyaha byose nkacungurwa. Uyu munsi niba ugenda n'intimba, ubwire Yesu ngo mwami Yesu, nabimenye ko wishyizeho intimba zanjye n'imibabaro yanjye, uruhura umutima wanjye. Kuko abantu benshi muri iki gihugu bararushye, ariko barushye kuko batamenye umwami. Buriya dufite umwami utandukanye n'abandi. Abanyarwanda bajyaga basuzugura abatwa, bakavuga ngo umukuru w'abatwa ngo niwe ubatwaza impamba. Uwacu we ntabwo adutwaza impamba gusa, adutwaza n'ibikapu. Imitwaro yawe yose aravuga ngo abarushye n'abaremerewe muze mu nsange, ngo ndabaruhura, ngo munyikoreze imitwaro yanyu, ngo kuko nita kuri mwe. Haleluya. Uyu ni umwami waje kugira ngo tujye tugenda tuvuga ngo hari ikintu kimwe nzi. Hari umwami waje ibyanjye byose abigira byiza. Hari umwami waje byari bindu hejuru byose ndabimutura. Hari umwami waje aramfata, maze ibindu sha byose ndabimukorera, nta wundi utari Yesu wabyihanganye. Ni wowe wumvise ijwi ry'Imana uyu munsi, reka ne gutinda dusoze. Zamura ikiganza aho uri dusenga Imana, ubwira Imana ngo Mana, numvise ijwi ryawe. Niba wumvise ukavuga ngo iriya nkuru, ririya jambo ryari iryanjye uyu munsi, uzamura ikiganza aho uri. Ntabwo ngewe njya nkandakanda abantu, sinjya mbatera ubwoba, kuko Yesu ajya kutubambirwa yagiyeyo ku karubanda ku manywa y'ihangu. Natwe tumwakira tugomba kumwakira tudafite isoni, kuko isoni zacu yarazitwaye, adusigira umunezero wo kugendana nawe. Zamura ikiganza aho uri dusenga Imana. Turagushimye mwami Yesu, igihe twari turushye, tunaniwe, tudashobora kwicungura, mu ijuru bahamagaye habura marayika, ku isi habura umuntu, ikuzimu habura umudayimoni, waraje uritanga ku bwacu. Urebe ibi biganza bizamutse imbere yawe kuri uyu mugoroba, umanure cya kiganza washyize ku musaraba bagateramo imisumari ku bwacu. Hora magashika santara maragashangasi. Uruhura abarushye, uruhura abarushye, uruhura bihebye n'abajyaga batekereza yuko ubuzima bwabo butagira icyerekezo. Ufate ikiganza cyabo kizamure, wegura imitwe yabo yiyunamiriye, ubasubizemo umunezero w'agakiza kawe. Ureba abo Satani yajyaga acunaguza kubw'ibyaha bakoze, bakabirenzaho bakabihisha. Sina ngombwa ko babibwira abantu, ariko bashobora kubikubwira, kuko waraje kugira ngo uducungure, utuvane mu bata bwa Satani, tuvane mu bwami bw'umwijima, udushyire mu mucyo. Ureba bari hano Satani yatwazaga igitugu mu byaha, uca imigozi yose, uca imigozi yose, ubabohore. Ureba bagenderaga mu ntege nke, uyu munsi ubu munsi wo gushyirwaho ikimenyetso, ubu munsi wo kwambikwa imbaraga kugira ngo tugendere mu butware bwawe. Wumve gusenga tugusenga kuri uyu mugoroba, ubeze turagusabye, ubeze 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 ubejesha amaraso yawe, kandi nurangiza ubafata ubakomeze, ntibazasubira inyuma. Imbaraga zawe zibarinde, ukuboko kwawe kubakomeze. Wumve gusenga tugusenga, wumve kwinginga tukwinginga. Ukora umurimo wawe muri iri teraniro mwami, n'abarimo bari barimo kugenda nabi. Petero yaragukurikiye, ugenda arenga uhinga, urenga hinga, kurenga hinga, ukamahereza arakwihakana. Ndasengera umuntu wese wizi ko arimo kugenda mu ntege nke muri iyi minsi, arabizi neza yuko agakiza ke katakifite imbaraga nk'izo yari afite agikizwa. Ugenderera barimo kugendera mu ntege nke, ugenderera barimo kuvangavanga, bumva isi baryoheye kuruta uko ijuru ribaryoheye, bavanga ibyaha no gukiranuka. Ugenderere buri muntu, uvugane n'imitima y'abantu. Uyu mugoroba ukora ibitangaza hagati muri twe Mana. Muri iyi minsi ijuru rinezezwe nuko twejejwe, ijuru rinezezwe nuko twavuye mu byaha tukagambirira kubireka.
ijuru rinezezwe nuko twagambiriye kuzura umwuka tukambikwa imbaraga, kuko mwami Yesu impamvu warangirije kuri kiriya kimenyetso cya nyuma ngo twahawe umwuka nk'ikimenyetso nuko wari ubizi, n'ubundi nta muntu wigeze ukoresha utamushyizemo imbaraga z'umwuka. Suka umwuka wawe wera kuri iri teraniro. Ubwo turimo gusoza iki giterane, turasenze ngo imbaraga z'umwuka zimanukira aha hantu, turasenze ngo buri muntu wese wakwizeye umwambike imbaraga nshya. Mana, turabivuga tukabivuga n'amagambo, ariko turashaka kubona imbaraga zawe mu bikorwa. Turashaka kuririmba abantu bagakorwa ku mutima bagakizwa. Turashaka gusenga abantu bagakorwa ku mutima bagahinduka. Turashaka kubwiriza tukabona abantu bahinduka. Turashaka imbaraga. Turambiwe ubukristo bw'imikonjera, turambiwe ubukristo bw'ubukamenyero, turambiwe uburokore butagira icyo buhindura, turambiwe uburokore butagira icyo bukora, turambiwe uburokore. Mana, utungure umurimo wawe, reka ubwami bwawe buze, ubwoko bwawe bugukorere bukunezeze, izina ryawe rishyirwe hejuru, ubwami bw'ijuru bumanuke ku isi, mu izina ryawe mwami wacu Yesu Kirisito, amen. umutima wanjye uragukeneye mwami.